ndi kumubwira ati ari aparumu numvishe ndavuga ati ngomba kuzongera nkaguhamagara nkagusobanuza neza nka kwa kundi intumwa zabigenzaga iruhande rwa Yesu. Hari byinshi Yesu yavugiraga abwiriza abantu benshi, hakaba n'ibyo batumvisha, ariko intumwa zagira amahirwe abigishwa bari kumwe nawe ku ruhande bakamubwira ariko buriya hariya wari ushatse kuvuga iki. Rero na hano muri aparumu ndumva tutasigara inyuma, ahubwo twakubaza ati buriya hariya wari ushatse kuvuga nawe ntukishire n'urubanza ruhambaye. Ikibabaza ni ukuba imbata y'ikintu runaka, ukaba addicted n'ikintu runaka, buriya ukajya ukirepeta ugihimbaza wumva ukishimye, ugihimbaza wumva ari icyawe, wumva ati nikomeze nta nubwo byakunda. ntabwo uramenya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza baratubatura, uwo mwana nabagera bazabatura, ariko haza indi experience nshyashya, tuva mu bwiza tugera mu bundi bwiza, mu bwiza tujya uzageza ubaye umunyembaraga wuzuye. Yes, kandi dukuzwa n'iki se? Dukuzwa n'ijambo ry'Imana. Dukuzwa n'iki? Dukuzwa nuko twegera Imana, dukuzwa nuko twahinduye imitekerereze yacu. Nta kubeshye ushobora kukisangamo n'ejo bundi. Ikindi inkuru nziza ihari, nababwiye ngo ntabwo ari ubuzima bwa TikTok, ni lifestyle, ni process. Kuba rero uri muri process yo gukira, ntabwo bivuze ngo ubwo buzima ntiwabugeze. Hari igihe umwanzi akuzanira ya majwi akajya kubwira ngo uri loser, ngo uri failure. No, ntabwo ndi failure. Ugumye challenging ayo majwi, mbwira ngo nubwo uyu munsi byanze, ariko hari ubundi ubuzima Kristo yamfatiye. Hari ubuzima Kristo yamfatiye, ntabwo ntsindwa, ntabwo nanizwa, ngewe narabatuwe. Nubwo izi manifestation ziri kunyigaragaraho, ariko ndi muri process yo guhinduka. Turi imbata z'amateka, turi imbata z'ahahise, turi imbata zo gutsindwa. None umuntu akagira agira akavuga ati se ko nizeye Kristo, ko nsenga, ariko still nkiri imbata ya kino cyaha, ko nkiri imbata yahahise hakinguma, ko ubwoba bugenda n'ubwoba bwa kumanywa na nijoro. Ntakibaza se bigenda bite ko Kristo yambatu, ko Kristo ambwira ko yambatuye, ariko still nkumva ndacyari imbata. Shalom bakundwa nshuti zacu, mwebwe mudukurikirana muri The Kingdom Vibe. Amazina yanjye ni Francis Zahabu, mbahaye ikaze. Twongeye kugaruka n'umutumirwa wacu. Biragaragara ko abantu bakomeje kudusaba ngo ongere umudutumirire. Ku batamuzi rero, ni umuyobozi w'urubyiruko mu itorero bita Bethesda Holy Church, ariryo torero ryacu. Nanjye niho nsengera, binteye ishema kumwakira nanone, ariko nta kindi cyatumye mubakirira ni uko abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ongera umudutumirire. Imana iri gushyiramo imbaraga kuri icyo kintu, no kuba bari impamvu. Kandi nanjye ndabararika uyu munsi, ndizera yuko hari ikintu tugiye kumenya gishyashya. Sinzi, ndumva byarandenze, ariko arahari. Reka mbanze mwakira basuhuze. Perezida, turakwakire. Urakoze cyane Francis, kwikaze umpaye. Nitwa Olivier Rwandenzi, nsengera Bethesda nyine nkuko bibabwiye. Ndi umuyobozi w'urubyiruko, umushumba wanjye ni Bishop Rugamba. Nanjye nishimiye kongera kugaruka muri The Kingdom Vibe. Urakoze. Reka tuvibinge cyane. Nkunda kubwira abantu ngo impamvu twahisemo The Kingdom Vibe ni uko kubera iki abana b'Imana turavibinga natwe, kuko ari igihe abantu batekereza yuko mu bwami bw'isi nta munezero, ariho umunezero uri, ariko naje gusanga ahubwo umunezero uri mu bwami bw'Imana. Bakabazi ko abantu mu Imana abantu bari bawadi babihiwe. So nihishurirwa rya kino kiganiro rya kugira ngo tumenye umunezero tubona muri ubu bwami. Ese birakunda? Ese waba muri ubu bwami ukambara neza? Ese waba muri ubu bwami ukaba umutwe nk'ubumurizo? Kuko ari ryo sezerano twahawe. Perezida, rero tuguhaye ikaze. Murakoze cyane n'abakunzi ba The Kingdom Vibes, ndabasuhuje mwese. Nibaza ko uyu munsi hari icyo umwami yaduteguriye kandi kidasanzwe. Hamwe na Francis biraza kugenda neza rwose. Murakoze cyane Perezida. Ubwo nagusabaga uno mwanya ngo wongere, nuko abantu bagiye bavuga ati biriya bihe mubikomeze, kuko hari ibintu byinshi muzunguka muzanigiramo hariya, cyane cyane nutumira abafite ubumenyi n'abafite ijambo mu buzima bwabo.
hanyuma rero nanjye ndavuga ati si ibyo munsaba ahubwo tugire amahirwe uzatwemerere, waranyemereye. ndahari ndi uwawe nyo kabisa, nta Imana kibazo. iguha umugisha. Ariko rero uyu munsi nazanye, ntabwo njya kure y'ibyo ntumvishe, Yeah. maze gukurikirana nyuma ya cyagiye duherukana, maze gukurikirana aparumu ebyiri. Yeah. Ejo bundi nari ndi kumwe n'umwe mu bakobwa bawe uyobora yitwa Fiye, akora umurimo muri Boanerges. Hanyuma tuvugana nawe ndi kumubwira uti hari aparumu numvishe, ndavuga ati ngomba kuzongera nkaguhamagara nkagusobanuza neza nka kwa kundi intumwa zabigenzaga iruhande rwa Yesu. Hari byinshi Yesu yavugiraga abwiriza abantu benshi, hakaba n'ibyo batumvisha, ariko intumwa zagira amahirwe abigishwa bari kumwe nawe ku ruhande bakamubwira ariko buriya hariya wari ushatse kuvuga iki. Rero na hano muri aparumu ndumva tutasigara inyuma, ahubwo twakubaza ati buriya hariya wari ushatse kuvuga iki. Tukiri aho rero, hari aparumu yabanjirije iyi, aho wigishije ngo ubatuwe n'umwana koko aba batuwe. Ukimara kubyigisha, ni igice, ni shapitire yo mu Baroma, igice cya 8. Ni igice cya 6. Yohana ibice 8, ariko no mu Baroma naho habigarukaho cyane uhereye kuri shapitire ya 6 ya 8. Warigishije ngewe, I'm sorry kuvuga ukuri, umaze kwigisha ndabaye se ubundi ko hano hantu nari nsanzwe masoma, kubera iki biri kuza nk'aho ari ibintu wagira ngo yaba ari nge ni bishya, cyangwa se ndahamya neza nkurikije nuko nabyumvishe, ukagira ngo n'itorero n'ubwa mbere ribyumvise. Nkakomeza nanibaza ibibazo, nkibaza se kubera iki ahubwo itorero atari hano bakunda kwigisha cyane, atariho batsindagira cyane, kuko ariho harimo amahoro, arimo kubaturwa, arimo gucagagura iyo migozi iboshye abana b'Imana. Nagira ngo nkikubazeho, wongere uduhewe introduction, noneho wenda ndakomeza nkubariza mufite byinshi bambwiye kukubaza. Urakoze cyane Francis. Ubundi umwanzi ni umugome, nacyo Yesu yavuze ko nimumenye ukuri kuzaba batura. Icyo umwanzi akora rero, agerageza kuguhisha ukuri uko byaba bimeze kose. Urabona, ubundi ubukristo ni ubuzima bwagombye kuba bufite umudendezo, bwagombye kuba tutari imbata ikintu icyo ari cyose, ariko ujya gusanga ugasanga turi imbata za diction runaka, turi imbata z'amateka, turi imbata z'ahahise, turi imbata zo gutsindwa. None umuntu akagira agira akavuga ati se ko nizeye Kristo, ko nsenga, ariko still nkiri imbata kino cyaha, ko nkiri imbata yahahise hakinguma, ko ubwoba bugenda n'ubwoba bwa kumanywa na nijoro. Ntakibaza se bigenda bite ko Kristo yambatu, ko Kristo ambwira ko yambatuye, ariko still nkumva ndacyari imbata. Abantu benshi barabyibaza nyine, banabitekerezaho, ariko ijambo ry'Imana ni ukuri, ntabwo rijya rihinduka, ntabwo niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Nibaza ko rero nizo struggle bagira, noneho ahanini nka struggle ikomeye, nosoma nko mu Baroma ibice 7, uzasanga Paulo twemera umuvuga butumwa udasanzwe. Noneho hano abenshi badukurikirana baza ari abajene, akajya yibaza, hari igihe umuntu muri we, Paulo nawe yari afite izo conflict mu mutima we, akagira ngo ngewe gerageza kugambira icyiza, numva umutima wanjye nkunze gukora icyiza, ariko still icyabinanga akaba ari cyo nkora. Urabona mu mutima we harimo conflict, asa nkaho afite conflict iri imbere mu mutima we, apanga byiza, ategura byiza, n'ugerageza kuva mu ngeso runaka yamubase, n'ugerageza kuva muri addiction yamubase, n'ugerageza kwikuramo ibintu bya, ariko still akisanga cya kibi nicyo kiri kumutanga imbere. Yego. Iyo ntambara Paulo yarwanye nayo, ati ko ngerageza gukora ibyiza ariko ibikana imbere, mu mutima wanjye ngambirira ibyiza ariko ibi bikana imbere. Uzi ikibazo Paulo yahuraga nacyo, buri icyaha, iyo tuvuga icyaha ntabwo ari ibikorwa byagaragaye inyuma, ngo ko nabeshye, kuko nasambanye. Icyaha ni imbaraga, ntabwo ni kamere. Na Kristo adusobanurira wa muntu w'imbere wa kamere wa kera,
icyaha ni kamere, ntabwo ari tuno tubona dusohoka inyuma ni rezilita y'ibindi bintu, ariko icyaha ubwacyo gifite imbaraga, icyaha ubwacyo gifite imbaraga zidasanzwe, ariko ntabwo ari amakuru meza ayo ngayo. Hari amakuru meza dufite, ni uko iyo kamere y'icyaha no Pawulo atwandikira mu bice 8 atwereka mu bice 7 byose asitaragoringa, afite conflict mu mutima we, arabona icyaha gifite imbaraga, simurusha imbaraga, agambira ko ibyiza bikamutanga imbere, ariko icyaha ntabwo ari ziriya action tubona. Icyaha ni cya kintu cy'imbere kimubamo, nawe yagiye avuga ngo nanjye ubwo ntabwo ari ngiye ubikora, hari ikintu kimbamo, hari kamere imbamo. Hanyuma akanagira akayerekana ko imbaraga z'umuntu, discipline umuntu yakora zidashobora kubatura umuntu. None akagera kuri etape ya nyuma yerekana ko akeneye umucunguzi, kandi na Yesu yaravuze ngo nta wundi yavuganaga n'abayuda bamwizeye, akabwira ngo muzamenye ukuri kandi kuri kuzabatura, kandi uwo mwana n'ababatura muzamubatutse by'ukuri. Nta wundi muntu, ntabwo discipline ntiziyakubatura umuryango. Hari igihe dutekereza ko amafaranga, kavuga ngo ngewe nimbona amafaranga iyi ngeso sinzongera kuyijyamo. Imana igumugisha. Tukiri aha ngaha, niba mbyumvishe neza, ubu ntiwasanga okay, nge niko nanabihishuriwe, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe impamvu hano hantu tutari twarahumvishe, nge ndakubwiza ukuri, iki cyandikwa nigeze kugisoma kera, bisa nkaho kuko nyumva ukigisha byahise bimera nkaho imizi yacu itari ikiri muri ngewe, sibyo? Ndavugisha ukuri. Hanyuma nkaba nahita nkubaza, kuko uriya munsi ukimara kutwigisha nahise ngambirira ati buri uko nsenze nzajya nsengera muri iki cyandiko, kugira ngo nkomeze mbibwira umutima wanjye, mbimenya, menye ko atari nge ahubwo ari umwana ugomba kumbatura. Kuko atari umwana umbatuye najya buri gihe mpora nisanga hahandi nsindira. Hanyuma ndabaza, ese ubu noneho itorero ntitwaba tubikora nabi? Kubera iki? Ntitwaba tubikora nabi ugasanga tuvuga ngo umwana yaratubatuye, ariko tugasigara tubikora ku bwacu, tugerageza kubikora ku bwacu, ariko kuko ntabwo numva impamvu wa mugani tuvuga ngo turabizera ariko tukisanga muri bya bindi, kandi ukagerageza kuko uyu munsi wabikoze, ariko ejo ugasanga nanone wongeye wabaye umunyantege. Noneho ubu ngubu si uko formule tutayikoresha neza. Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Urabona abizera Kristo yaratubatuye tukanabyatura ko yatubatuye mu mwuka wacu tukaba tubyizera, ariko kuko tutahinduye imitekerereze. Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ikintu gikomeye mu bice 12, yababwiye ngo ndabinginga bene data mutange ibiryanyu ibitambo bizima byera bishimwe n'Imana, ngo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya. Guhinduka kuri nyinga mind yawe, kubera ko iyo umwanzi abona utarahindutse mu mitekerereze yawe, warakijijwe kamere ya kera warayambuwe. Nubwo ukiri muri process, hari abantu bitiranya ibintu. Gukizwa n'ubuzima bwo kubatuka no kuva kuri yo kubimbata y'icyo kintu runaka ni lifestyle, ntabwo ari ubuzima bwa TikTok. Noneho ngewe icyo ntabwo ari ikintu gikora ako kanya, ni ubuzima ugenda wakiriye imitekerereze ya Kristo, warinyuze mind yawe, wahinduye imitekerereze yawe, gukura mu ijambo ry'Imana, gukura mu gusenga. Ikindi mu Bagalatiya ibice 4, mbabarira muce mu ijambo mbere ko ntabwo tuhibagirwa, mu Bagalatiya ibice 4, noneho banza utubwire ubundi tucyumve neza, umuntu ahindura imitekerereze gute? Ni bigenda gute? Ese ndakwisunga nkagufata sinkure kure tukajya tugendana, wenda wowe wahindutse kugira ngo umfashe? Guhindura imitekerereze ni ukubwira icyo Imana ivuga, kuko hari ibintu byinshi isi ivuga. Hari ibintu byinshi social media ivuga, hari ibintu byinshi imico ivuga runaka, ariko icyo Imana ivuga nicyo cy'ukuri. Nimba Imana Kristo akubwira ngo narakubatuye, naguhaye kamere nshyashya, naguhaye ubundi buzima bw'umudendezo, icyo kintu guhindura imitekerereze nta kindi, ni ugutangira kwibwira ibyo ngibyo, gutangira gutekereza icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Uribuka dutangirira Parumu twavuze ko abantu mu cyumba cyo hejuru cyane cyambere bagomba gukora, bagomba kuba imitima yabo iri aligned n'ijambo ry'Imana. Uzi ikitubaho, hari imitima yacu ibiri aligned n'ibindi bintu, ukaba icyo background ivuga akaba ari cyo wowe utekereza, icyo isi kuvuga ukaba ari cyo utekereza, gutsindwa icyo umuryango kuvuga ukaba ari cyo utekereza, ariko icyo Imana ikuvuga. Guhindura imitekerereze ni iki? Nuko iki ijambo ry'Imana rivuga kuri ngewe, ndikubwira kuri icyaremwe gishya.
uri umwana w'Imana ntabwo ukiri imbata y'ikino kintu runaka. ya bya bindi Yes, by'amateka. hari ubuzima Kristo yaguhaye, icyo Kristo akuvugaho, icyo Kristo akwaturaho nicyo cyaba ari cy'ukuri. Ikibazo rero tugira, tuba tuvuga ngo twizera ijambo ry'Imana, tukaba twizera n'ibindi bintu, tukaba twizera n'andi majwi y'isi, tukaba twizera. Guhindura imitekerereze rero ni uko uswitchinga off ayo majwi yose y'ibyo mitekerereze yose. Ibindi bintu byose biravuga buriya, biravuga, ariko kumva icyo Kristo avuga, ikiva mu ijambo ry'Imana, iyo ugenda ubiteza imitekerereze yawe, ukabitoza ubwenge bwawe, birahinduka, bya bintu bikaba ariyo muri wowe. Ntusigare gusa akaba ari experience utangiye kuviva, ntisigare ari ibintu nyine wumva ngo ijambo ry'Imana riraho, no, akaba byahindutse ubuzima. Uzi ikibazo gituma tutanahinduka mu mitekerereze? Nicyo Pawulo yandikiye Abagalatiya mu bice 4. Yavuze ikintu gikomeye, yaravuze ngo umuragwa yakiri umwana ntawatandukanira n'imbata. Uzi akantu yarashatse kuvuga icyo ngicyo, umuragwa w'amasezerano. Kansubize niba narabyumvise neza. Subiza. Avuze ngo umwana ntago aba afite ubushobozi bwo kugira icyo yifatira nk'umwanzuro, aba apimirwa buri kimwe cyose. So niba umwana rero akiri muri ya kamere y'amateka ya kera, uko yavutse muri ya naturere y'icyaha ubwacyo, ni ukuvuga ngo iyo ukiri imbata, ngo utaraba amacuba nyine ufatwa nk'umwana, ni ukuvuga ngo nibyo uyoborwa na cya cyaha, nicyo akaba ari cyo rero kikugira ufatwa mu isi y'umwuka nk'umwana. Sinzi niba ni aho ngaho kabisa, kuko umuragwa yakiri umwana ngo ntawatandukana n'imbata. Uzi, hari ubuzima, hari abo twagizwe bo muri Kristo Yesu, ariko buriya kuba umwana mu gakiza, kudakura mu buryo bwo mu mwuka, bitubuza amahirwe menshi. Hari imigisha Kristo yadufatiye. Imwe mu migisha Kristo yadufatiye ni umudendezo yaduhaye, kutaba imbata n'ikintu cyose, kuba amahoro, kugira umutuzo. Ariko ikibazo nyine yatubwiye ngo uyu muragwa akiri umwana ntawatandukanira n'imbata, kubera ko ntabwo azi uburenganzira bwe. Dufite abakristo benshi nyine tutazi uburenganzira bwacu, tutazi icyo Kristo yadukoreye nyine. Noneho ugasanga nyine tubayeho ubuzima bumeze nk'abantu batakijwe, kuko nari meze kera ntaramwizera, n'ubu nyimaze kwizera, bwa buzima ntibwahindutse, ya mibereho ntiyahindutse, ariko hari imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Nicyo Pawulo yababwiraga, arababwira ngo noneho bari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwaho. Uzize uko umuntu akizwa ariko asitira akaba agendana urubanza, kandi yariyizeye uwo mwana. Kandi icyo Kristo yazanye ni ukugira ngo dukize urubanza rw'iteka. Rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwaho. Asobanura impamvu batazacirwaho iteka. Avuga itegeko, yavuze amategeko abiri. Avuga itegeko rya kera ryari ritubase, itegeko ry'icyaha n'urupfu, ariko ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Impamvu tudacirwaho iteka ni uko hari itegeko rishya ryaje mu buzima bwacu. Iryo tegeko nta rindi, ryasimbuye rya tegeko ry'icyaha n'urupfu. Icyaha n'urupfu buriya ni itegeko, ntabwo ari cya gikorwa, ni itegeko ryakoreraga mu ngingo zacu. Na Kristo avuye mu ijuru nta kindi, yishyuye icyaha. Ariko ngaho reka dufungire aho nanone, mbabarira, urumva uburyo tubivuga nyine, nanone mfite ubwoba yuko yaba ngewe uri kubyumva, yaba n'undi udukurikiye, bishobora guhita birangira tukiri kubivuga nk'amahame, nk'ibintu. Yes, ni amahame nibyo, ariko bikimeze nk'ibintu biri formule. Ariko tugerageze tuvuge ngo urumva impamvu tuye muri real life, impamvu muri real life, impamvu icyaha cyari itegeko, dore bimeze bitya na bitya. Noneho haza irindi tegeko, urumva, ry'ubugingo ritubatura kuri cya cyaha nyine. Ubundi cyaha gitangira gutema umuntu, urumva, riba ari itegeko. Uwo muntu bigenda gute ngo bibe icyaha muri we, gihinduka icyaha kimubarweho, urumva, kandi bihinduka ubuzima bwe. Noneho hakaza n'itegeko rishya ry'umwami rikuzaho rya rindi ryari ririho. Wafashije noneho tukabishyira mu buzima busanzwe, wenda n'ingero. Urugero rworoshye rusanzwe, buri muntu wese ava akagera, umuntu wese afite kamere y'icyaha, yavukanye kamere y'icyaha. Umuntu wese nta hantu wari kwicikira. Umuntu wese, hari ibyo siyansi tubwira ngo umuntu avuka ngo ari mwiza, ngo sosiyete imugira mubi. Hoya, umuntu wese avukana kamere y'icyaha. Kubw'umwe wawo, ku bwa Adamu, twese dufite iyo kamere twarayivukanye.
turayivukana, ntacyo wakoze, ariko iyo kamere yabaga muri wowe. Niyo mpamvu ubona akana ukabona kararakaye, ukabona karumye ibere rya mama we. Iyo kamere y'icyaha iri mu muntu. Hanyuma icyo Kristo yakoze rero, niyo mpamvu gukizwa ntabwo ari ni ukwimuka. Gukizwa ni ukwimuka, iraguhindurira ya kamere y'icyaha ikabashanje, hakaza kamere y'ubumana muri we. Niyo mpamvu twita bene Mana, twitwa bene Mana. Rero gukizwa, icyaha gifite imbaraga utashobora gusobanura. Niyo mpamvu niyo umuntu akeneye kugitsinda n'imbaraga z'umubiri adashobora kugitsinda, uretse gusa Kristo waje mu bugingo bwawe akaguha imbaraga. Uzi ukuntu bigenda, bisigara na bya bindi byo gusohoza amategeko. Abantu bari mu mwuka, niko batwandikira, bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abantu bonyine bari mu mwuka bayobowe n'uwo mwuka n'iryo jambo ry'Imana bisanga basohoza iby'amategeko nabo batazi ukuntu babisohoje. Rero mu magambo yoroshye kandi asobanutse, icyaha gifite imbaraga, n'iryo tegeko ry'icyaha ryaratugengaga tutarizera, ariko tukimara kwizera hari irindi tegeko nshya ryaje mu bugingo bwacu, hanyuma ritubatura itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ariko Kristo yarabyishyuye ku musaraba, yarabyishyuye. Kuko mu Korinto hatubwira ngo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu, yishyuye icyaha ku bwacu. Rwakagero koroshye. Ahubwo aho ngaho uri kuvuga, uravuze umuntu ashobora kubyumva akagira ngo ni bya bindi bamwe bavuga ngo Kristo yarabyishyuye ku musaraba, ngo rero wemerewe kuba wakora icyaha. Oya, ntabwo ibyo. Ubundi ubuntu butakubatura nta buntu buriho. Ubuntu bwagusunikira mu byaha, nta buntu bubaho. Ubuntu buzima n'ubuntu budukiza, bukiza icyaha burundu kikaranduka. Urugero, fata nk'urugero, iyi studio turimo ujemo harimo nk'umwijima, cyangwa muri salo yawe cyangwa mu cyumba cyawe. Iyo winjiye mu cyumba cyawe, ntabwo bigusaba ngo wirukane wa mwijima, ngo uvuge amasengesho menshi, cyangwa ngo utume abavandimwe n'abana bose ubwire ati muze twirukane umwijima. Icyo usabwa gusa gukanda switch kuri interrupteur, ugakanda umwijima uribwiriza ugahunga. Uzi icyo bivuze? Ubuzima bwa Kristo tukimara kwizera yazanye umucyo muri twebwe. Bivuze ngo uwo mwijima ugomba guhunga. Guhindura imitekerereze ni nugumya kwibwira ko utari umwana w'umwijima, uri umwana w'umucyo. Hanyuma uko ugenda ubyibwira, uko ugenda uhindura imitekerereze, ukagenda wiyunga mu gusoma ijambo ry'Imana no gusenga no kuyoborwa n'umwuka wayo, ubuzima bw'umucyo bugenda butembera muri we. Ugira iki? Nta kindi gikuza abizera. Abizera bakuzwa n'ijambo ry'Imana. Ikibazo nanze ko ndi bukikubaze. Abizera bakuzwa n'ijambo ry'Imana. Ntushobora gukura utasoma ijambo ry'Imana, utiga ijambo ry'Imana. Kuko imitekerereze ya Kristo mu ijambo ry'Imana, mind ya Kristo mu ijambo ry'Imana. Gusenga ku giti cyawe, gusenga bya bintu ntibibe ibintu wumvise gusa, bihinduke experience, bihinduke ubuzima, uganire n'Imana, usabane n'Imana. Hanyuma kwitoza kumvira umwuka wera, kwitoza kugendana n'umwuka wera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gute? Umwuka wera, kwitoza kumvira umwuka wera. Ese umwuka wera avuga ate? Ese umwuka wera umuntu amusanga he ngo amwumvire? Uzi akantu koroshye, uzi uko abantu umwuka wera baramukomplitse ku buryo batanamwumva mu buryo. Reba nk'urugero, uzi ko umwuka wera ushobora no gutangira kuri detail ntoya, kumubwira ngo ariko senda ko nkeneye kujya hano hantu, umwuka wera ntambare gute? Urumva simple. Umwuka wera ko nari ngiye guhura na bano bantu, ese uranyobora gute? Iyo watangiye kwitoza gutyo muri buri detail yose, umwuka wera ko mfite umushinga runaka, nyobora muri uyu mushinga, tubigendanyemo gute? Iyo watangiye guha Imana room muri iyo mishinga, uri kwitoza kuyoborwa na mwuka wera. Uri kumugisha inama, ari kukuyobora. Ikibazo kitubaho, turagenda twagonga igikuta, ariko tugaruka kubaza Imana tutarayibaje tugejeje. Wamara kugera ahantu ukavuga ati Imana, ubu niko binshanze, ukagaruka kubaza Imana. Ariko tugomba kwitoza buri detail yose, ukabwira ati ni ibintu biri simple, nta nubwo ari ngombwa ngo wikingiranya. No, uri mu nzira, uri ahanga mu isoko, uri mu kazi kawe, mbari ikintu udafitiyeho ubusobanuro, ubwira ati mukabera, nkeneye guidance yawe, nkeneye ubuyobozi bwawe kuri kino kintu. Ariko tukiri aho ngaho, kera ndaguha story. Umugabo yigeze ko ari kutwigisha ari muri semina, aratubaza ngo mumbwire mwuka wera ni iki? Urumva
amaze kutubaza icyo kibazo twese turitapagura urumva twari tuvuga ibintu Mwuka Wera ni Imana iyi nibyo Mwuka Wera iyi ni Imana Mwuka Wera ni Yesu Kristo urumva ubwo turakomeza nyine arangije aravuga ati none se nyine Mwuka Wera umusanga hehe nanjye rero reka mbibaze nk'ikibazo cyangwa se mvuge icyo gihe byaje kurangira avuga ati ntabwo ushobora kumenya Mwuka Wera utazi ijambo ry'Imana ntabwo ushobora kumenya Mwuka Wera utaramenya Yesu Kristo nicyo kibazo nifuza kukubaza ngo ese niba umuntu avuze ngo reka yitoze kuyoborwa na Mwuka Wera ubwo Mwuka Wera amuyobora ate atamureba atamwumva ari byo ubwo si wenda ntiwarushatse kuvuga ko agomba gukurikiza ijambo ry'Imana icyo rimusaba Mwuka Wera ari beyond buriya nyine hari n'ubundi bwiru tutajya tumenya ariko tumenya twagera kure yego Imana ikora mu butatu hari Imana tubona mu irema Imana Data tukabona Imana Umwana ariyo Kristo iza mu gucungura hanyuma tubona na Kristo nako Umwuka Wera abizera basigiwe uribuka hari ikiganiro Yesu yigeze kugirana n'abigishwa bari mu cyumba cyo hejuru nyine muri ya magambo ya nyuma yabwiye mu cyumba cyo hejuru muri Aparom arababwira ngo igihe kizagera abise batakimbona ariko mwebwe muzambona uko nzabana namwe muri Yohana 16 icyo yashatse kubabwira yashaka kubabwira ko azagenda ariko akabasigira buriya Mwuka Wera ni Imana ibana n'abantu ntabwo aba kure ishusho y'Imana itagaragara ituye muri twebwe ni Mwuka Wera Mwuka Wera ni ishusho y'Imana itagaragara ituye mu bera ntabwo byumva avuga ngo mwebwe muri insengero z'Umwuka Wera yego ntabwo ushobora kugira musabane n'Imana cyangwa na Kristo Umwuka Wera atari muri wowe adatura yaravuze ngo ijuru ni intebe yayo isi ni n'ibintu byayo noneho akabaza ngo mwanyubakira nzuki ariko avuga ngo mu mutima uciye bugufi ndiho nzatura uzi ukuntu yari kuza mu mutima uciye bugufi yari kuza mu ishusho y'Umwuka Wera utabona ariko tubana nawe uzadufasha umufasha turi kumwe nawe tugendana nawe n'abakera birabatangaza ababayeho mu bihe bya kera kuntu Imana isigaye yarahindutse ishusho y'Umwuka Wera ikatura mu bantu ushobora kugira amateraniro nta wundi muntu muri kumwe cyane kuko uri kumwe n'ubusabane na Mwuka Wera Mwuka Wera muri kumwe ntabwo ari ngombwa ngo ugere mu rusengero ngo uri busabane n'Imana ntabwo ari ngombwa ngo uzamuke umusozi ngo uri busabane n'Imana ntabwo ari ngombwa ngo uri bugiye ngo ahantu runaka ngo uhure n'abantu hari ya presence ya Mwuka Wera mu mitima y'abera Umwuka Wera ni Imana iri mu bantu ni Imana igendagenda mu bantu kuko Kristo yaje ari Emmanuel Imana ije mu bantu ariko noneho agiye mu ijuru azabasigira Umwuka Wera azabana namwe ngo kugeza kumera wabihuje se naho yavuga ngo abanjye ngo ijambo ryanjye nzandibandika mu ndiba y'imitima yabo ijambo ry'Imana naryo riba avuga ko azaduha imitima mishya akadukuramo imitima ikomeye muri iyo context ya Mwuka Wera niba umuntu afite ijambo mu mutima we yuko wenda Umwuka Wera ariho yakorera kubwo azaba amufitemo muri we Mwuka Wera ni Imana iri ugendagenda mu bantu ishusho y'Imana iri mu bantu ikorera mu bantu yadusigiye nk'umufasha hano mu isi muri imyaka yose kuzageza igihe azatumurika imbere y'Imana tugendana nawe tubana nawe ushobora gusabana nawe none Olivier ndumva nongeye gusubizamo imbaraga ndumva ari hano dushatse twazajya duhora twivugira hano kubera iki ntekereza none se siho hari uburinzi ntekereza ko umuntu yamaze gusobanukirwa kereka ari we winangiye umutima ntekereza ko nk'ubu ngubu uduhaye incamake ya bino bintu tuvuze nanone ku buryo umuntu abyumva neza hari urugero waduhaye ngo indege igurukanye umuntu ubuzima bw'Ukristo ntabwo buri komplike niyo mpamvu navugaga iryo tegeko mbajije urwo rugero nabahaye itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu uburyo ryatubaye itegeko ry'icyaha n'urupfu nyine tugerageza kubyumva bigoranye ariko dufata urugero rwa twese abantu bazi fizike bazi ingufu za gravite iyo ugerageje gusimbuka zikugarura hasi uteye ibuye hejuru irayigarura ariko ntabwo bajya bibaza ukuntu indege iguruka ihetse amatoni n'amatoni gravite ntiyisubize hasi kubera iki uzi iki hari itegeko rya gravite numva akaba ari itegeko rya airplane noneho
ryashyizweho ririfitinga indege ririfitinga indege kandi itwaye amatoni n'amatoni. Yego. Nimba umwana w'umuntu ashobora kugira ubwo bwenge Imana yamuhaye agacarenjinga gravite agakora itegeko ryindi rya airplane rizamuka kuzaho rya tegeko rikuzaho rya tegeko rya gravite rigatwara amatoni n'amatoni, niko n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Byanze bikunze ubu hari ubuzima wakira ugaflyinga, hari ubuzima wakira ukava muri ya kamere, hari ubuzima wakira bwa Kristo bukimura wa mwijima, hari ubuzima wakira bukimura kwa gutsikamirwa, hari ubuzima wakira bukakuvana muri muhahise, hari ubuzima wakira nyine butsinda ya gravite. Reka tugereranye itegeko ry'icyaha n'urupfu nka gravite igutsikamira hasi, hanyuma tugereranye ya tegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu nka ya plane law igiye kukuzamura ukava muri ya mitekerereze ishaje uvuga ngo ni njyewe ugomba gutsindwa, iyi addiction ni iyanjye, ibyaha ni ibintu byanjye. No, uri umudendezo, ugomba kuba mu buzima bw'umudendezo. Impamvu Kristo yarabugufatiye, nta kindi. Wowe ukeneye umucunguzi, we akeneye kwizera, nkeneye kwizera Yesu Kristo. Ku mbaraga zawe ntabwo wabishobora, njye ntabwo nabibasha. Ku mbaraga zawe deja uko dukora n'ama statement uvuga ati njyewe sinzongera gusubira muri ibi, sinzongera. Wowe n'imbaraga zawe, imbaraga z'umuntu ntabwo zibishobora. Ariko perezida, noneho nk'umuntu nyine twegereye tutari mu kivunge n'abantu benshi, reka ngewe nkwisabire kuko mfite ikibazo. Uyu munsi niba numvishe kuno kuri nkumva ndabyumvise, ejo nacyariya nkongera nkasanga natsinzwe, bigende gute? Urumva hari ahantu umwana agenda gutya, nanjye nkagenda nkashiduka mbwiye umuntu nabi, nkashiduka hari wa katarashiramo, nkashiduka mbaye umunyantege, bigenze ne? Kuko ngewe nkiva hariya nafashe umwanzuro, niho ndi gufungira, niho ndi gusengera, ndavuga ati Mana, ni wowe wenyine ugomba kongera ubutware, kandi ibya kera biba amateka, ngenda shaka itegeko rishya, sibyo? None uyu munsi umwana wumvisha hariya nuko atarabyumva, abigenza ate, atitiriza ate? Wambwiye tugira inama no muntu nubwo abona bigikomeye. Biri simple. Ntabwo namubwira ngo ntazongera, ashobora kongera gutsindwa. Buriya addiction ntibera mbi, nuko iguhora aba ari nka master wawe. Yego. Ariko kwisanga mu kindi wakuguyemo ntabwo Yesu agucira urubanza, nawe ntukishire n'urubanza ruhambaye. Ikibabaza ni ukuba imbata y'ikintu runaka, ukaba addicted n'ikintu runaka, buri gihe ukajya ukirepeta, ugihimbaza wumva ukishimye, ugihimbaza wumva ari icyawe, wumva ati nikomeze, nta nubwo byakunda. No, ntabwo uramenya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza baratubatura, uwo mwana nabagera bazabatura, ariko haza indi experience nshyashya, tuva mu bwiza tugera mu bundi bwiza, mu bwiza tujya uzageza ubaye umunyembaraga wuzuye. Yes, kandi dukuzwa n'iki se? Dukuzwa n'ijambo ry'Imana. Dukuzwa n'iki? Dukuzwa nuko twegera Imana, dukuzwa nuko twahindura imitekerereze yacu. Nta kubeshye ushobora kukisangamo n'ejo bundi. Ikindi inkuru nziza ihari, nababwiye ngo ntabwo ari ubuzima bwa TikTok, ni lifestyle, ni process. Kuba rero uri muri process yo gukira, ntabwo bivuze ngo ubwo buzima ntiwabugeze. Hari igihe umwanzi akuzanira ya majwi akajya kubwira ngo uri loser, ngo uri failure. No, ntabwo ndi failure. Ugumye challenging ayo majwi, mbwira ngo nubwo uyu munsi byanze, ariko hari ubundi ubuzima Kristo yamfatiye. Hari ubuzima Kristo yamfatiye, ntabwo ntsindwa, ntabwo nanizwa, ngewe narabatuwe. Nubwo izi manifestation ziri kunyigaragaraho, ariko ndi muri process yo guhindurwa. Dusoza rero, mbabarire nkugore igihe ndabona iminota igeze. Perezida, ako kantu warugeze, aho warugeze hararyoshye cyane. Ngewe ubwanjye maze kumva sermon yawe muri upper room, nagambiriye ndavuga ati ariko uko byagenda kose, umwe mu miti mbona ihamye, bajya bavuga ngo iyo ugendanye n'ukomeye nawe uba ukomeye. Sibyo? Nta kuntu waba udakomeye ngo uzakomere ukigendana nabo mufite intege nke hamwe. Nza gusanga ibyo niboneye n'amaso muri pariti yanjye the upper room, sanga njye navuga nti uko utinze cyane gusabana n'Imana, niba wowe utibashije, egera ababashije muzamurane. Niho najya mu mvuge iki kintu bati niba umuntu yisunze bari mu bihe bavuze teka
we surrender twese tuba imbere y'Imana ntekereza ko ariho harimo ubutsinzi. Guterana kwera harimo imbaraga nyinshi zikomeye kubera ko nyine uza uri weak ukakira imbaraga, uza hari ngo yikubase runaka mugasenga ukumva hari iyo atmosphere yabayeho, noneho niho ukura n'imbaraga zo kugenda nawe, noneho ukunda ijambo, ukunda gusenga, ukumva ibya bintu, noneho ugasigara ubikora atari ikigaro, ubikora buri personal, kubera ko buriya kugira ngo njye gusoma Bibiliya ngo ndasinzira, nta kibazo yisinziriremo, nta kibazo isome unayisinziriremo. Ati ngewe ngo iyo ndi gusenga iminota 2 nkumva amagambo arashize, nta kibazo gumye subiremo yayandi. Urumva dusenga figa gutinda imbere y'Imana, dutinda imbere y'Imana. Rya jambo nyine umuragwa akiri umwana ntatandukanira n'imbata. Ubuzima rero Kristo adusaba ni ubuzima bwo gukura, kuko hari imigisha utabona, hari experience utagira mu Mana muri Kristo, kubera ko kiri bebe spirituel. Ariko iyo umuragwa akiri umwana ntatandukanira n'imbata, ariko uko agenda akura agenda afunguka hari ukuri kw'Imana amenye, kandi nta kindi gishobora kubatura ukuri konyine wamenye, ukuri wamenye kuri Kristo. Buriya dayimoni nicyo kinamukanga, na Satani abantu baririmba cyane, Satani akangwa n'ukuri wamenye, ntagakangwa n'amasesho. Ushobora gusenga amasesho menshi ariko utaramenya ukuri, ushobora nyine kuvuga ariko ukuri gusa wamenye ugasobanukirwa, kandi ugasuriyeho, nubwo still ni struggling ariko ndi muri process yo gucika ingoyi, ndi muri process yo gucika ububata. Rero hari icyo Kristo ari kugenda nkoramo, kandi imbaraga zawe nyine, kwa nta mbaraga zanjye, nkeneye umucunguzi. Niho Paulo yageze avuga ati none ninde uzankiza uyu mubiri untera gutya, ariko agera yiha umwanzuro ngo nzajya nkunesha ku bwa Kristo. Arakantu numva ashaka ko ushyiraho umucyo, nubwo yaba ari kwishyiraho umucyo. Urabona uzarebe cyangwa se tuzagakore undi munsi, dufatira umwanzuro ko iminota ishize, ariko ubutaha ndumva waza tuganiriza uyu mwana w'Imana, uburyo Imana imurinda, uyu muntu ufite umutima uri gushaka kumena yinjira ubwami bw'Imana, ngo bwinjirwamo n'intwarane, aho intwari zananiwe, sibyo? Uburyo Imana imushyigikira, ibimurinze, imutera ka morale, kuko ari ikintu nabonye gikomeye muri experience nkeya mfite, sinzi niba nahita nkeya. Hari abana b'Imana bari gushaka Imana, mu gihe muri izo ntege nke zabo harimo abandi bari mu marembo babacira imanza, bababuza kwegera Imana, batabatera morale, ahubwo babareba ikijisho, babacira imanza kuri abanyabyaha. Icyo ugomba kumenya gikomeye, nubwo ni struggling, ndakumva cyane, ni ukumenya ko arakunzwe, nubwo ibyo ari gucamo imeze bite, nubwo yaremewe, ari abantu banashaka proof, yaremewe, Imana iramwemera, ntabwo imuciraho iteka, nubwo agistruggling. Mwabyumvise, ntabwo Imana imuciraho iteka, ntabwo Kristo amuciraho iteka, nubwo agistruggling, nubwo akibona ni ikibazo gusa cya maturity itaragira, ariko uko agenda akura azakura asa nawe, kugeza igihe tuzagera ku bumwe bwo kwizera twese. Imana Kristo ntamuciraho iteka, yaremewe, arakunzwe, iramukunda, malgré y'ibyo yaba ari gucamo, we gusa amenye icyo ngicyo gusa, ntabwo ari intabwa, yaratoranijwe, yarakunzwe, ntabwo Kristo amuciraho iteka, n'umwana w'Imana. Perezida, igihe cyadutwaye ndagira ngo musabe mbikuye ku mutima, ntabwo navuga ngo uyu munsi ngo duhe umwanzuro, ahubwo ndagira ngo iki kiganiro tugize, umva umwuka nyoboye ko wadusengerera, yaba wumvishe, yaba natwe hano muri, ndetse n'abantu bose, yaba abo tutabona, yaba abo tutazi, abantu bose bari mu mugambi w'Imana. Isengesho ryawe riduterekemo neza, buri muntu wese mu cyiciro agezemo ahagaze, yaba ukomeye atazasubira inyuma, yaba ukiri gukomanga, twese dukomezwe n'ijambo twumvishe ry'ukuri. Ndeka nsenge, kandi ijambo teka wenda twatahana nuko Kristo wenyine niwe utanga umudendezo. Ntabwo discipline yaguha umudendezo, ntabwo imbaraga zawe zaguha umudendezo, kandi nimba warakiriye uwo mwana ufite umudendezo, nubwo wabona ibyo uri kunyuramo bitandukanye n'uwo mudendezo,
wowe gusa arakubwira ngo uri umudendezo, umihindure imitekerereze yawe uri umudendezo. Reka dusenge. Kandi ubwo buzima iyo ugenda uhindura imitekerereze, ubwo buzima wisanga wabugezemo, ugasanga hari ibintu uri gusohora. Natubwira ngo abari mu butwari bwa kamere ntibasohoza amategeko, ugasanga hari ibintu uri gukora atari uko wabyitondeye, kuko gusa hari ubuzima bwa Kristo buri gutemba muri wowe, ukagashiduka utazi uko byagenze. Reka dusenga Imana. Mwami, turagushimiye ku ka Kingdom Vibe, turagushimiye ko tuganiriye gutya. Turabana b'umucyo, turabana b'umudendezo, nta bubata na bukeya bugomba kutubata. Ahahise ntabwo agomba kudutsikamira, addiction yose, ingeso yose ntabwo ikwiriye kudutsikamira. Kubera iki? Waravuze ngo uwo mwana nababatura muzamubatuwe by'ukuri, kandi uravuga ngo tuzamenya ukuri, kuri kuzatubatura. Hari irindi tegeko rishya ryaje mu ngingo zacu. Nibyo imitima yacu dufitemo za conflict nyinshi, tukagambira gukora ibyiza bikadutanga imbere, ndetse n'imbaraga zacu na discipline twashyizeho ntibyakunze. Ariko utangaza ko hari irindi tegeko rishya wazanye kugira ngo ucungure umuntu. Iryo tegeko ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo Yesu. Mu cyagihe wapfaga ku musaraba wishyuraga icyaha, cyagihe wapfaga ku musaraba ukazuka, wari umaze kunesha urupfu, kugira ngo duhabwe ubundi buzima bushya, nature ya kera ihinduke, kamere ya kera ihinduke, twakire indi mibereho mishya. Urakoze. Nsengeye abanyumva bose muri The Kingdom Vibe kugira ngo bakire ubwo buzima bw'umudendezo, bamenye uko kuri kw'ijambo ry'Imana kandi kuba bature. Dusenze gutyo twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Murakoze cyane, mwakoze gukurikirana no gushyigikira The Kingdom Vibe. Yari Francis Zahabu. Ntiwibagirwe gukanda like, gukanda share, kandi unakomentinge utubwire uko wabyumvise, ndetse niba n'igitekerezo wumva ufite twazaganiraho ubutaha. Nta handi ni muri The Kingdom Vibe. Iyi ni umurariko w'Imana, kandi nabigusezeranyije ndavuga ngo iby'amaso n'amatwi ndetse n'umutima byajyaga bigora kumva, ndetse byigeze bitegeza no kwakira. Nta handi ni muri The Kingdom Vibe. Stay tuned, wishime, unezerwe, Imana ikurinde. Shalom, shalom. Shalom.